Welcome to MTV Show. We're now Mama Deborah. Hope ko murimo murakora subscribe, comment and share. So ushaka kubasangiza naje mu bukwe guys. Ubukwe bwa Venetia na Ezekiel. ubushake bwanjye njyenyine nagutoranyije wowe Ezekiel Murana mu basore bose bo mu isi kumbera umugabo wanjye w'isezerano ridakuka imbere y'Imana. Nzakubaha, nzagukunda, nzakwitaho, nzakwihanganira muri byose. Nta kintu icyo ari cyo cyose kizadutandukanya nawe usibye urupfu. Nzakomeza kubahiriza iyi ndahiro. Birahiye imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere yawe ubyiyumvira. amashyi menshi nyaboneka, amashyi menshi cyane. Hanyuma Ezekiel ati reka nanjye nguhamirize ko ntacu uzamubona.
welcome to MDTV show. Bana mama Deborah, ari uko twatashye bw'abana bacu. Urabera umugeni wacu unameze baraberewe na Ezekiel bameze neza. Imana ishimwe cyane. So ndashaka kubaza Ezekiel atubwire umugeni we yitwa gute? Hanyuma tubwire icyo uyu munsi usobanuye ku buzima bwiwe. Ezekiel. Urakoze. Umugeni wanjye yitwa Venansia Mukahoga, ariko gutangira none izina ryahindutse. Ni Venansia Mukahoga Wamporana. Uyu munsi ni umunsi ahubwo turi mu minsi twasengeye. Ubu turi mu minsi y'ama prayer. So we are living in the days of prayer. This is the days that we prayed for a long time, and now that we are actually living in the days of prayer, it is so joyful. I first met her in 2018. Yeah, that's when I first saw her. But our first meeting was in 2019. Uzamukunda bimeze bite tubwire ko urukundo rwanyu ko rumaze igihe uzamufata kure tubwire muri make. Kumukunda ni ibintu nyine ntashobora kuvuga, ariko nyine ubuzima bwanje bwose nta kintu ntazamukorera, kandi nyine namukunze kuva kera, nuko none nyine bibaye official, ariko urukundo nyine rugumaho kandi nzamufata neza. Urabona ko ari mwiza cyane. Yambaye neza kabisa. So Venansia, watubwira uyu munsi kubona umeze gute? Tubwire umunsi w'ubukwe bwawe wari utegereje igihe kirekire. Uyu munsi ndishimye cyane kugera kuri uyu munsi. Ntabwo ari ibintu biba bisanzwe kuri umuntu wese, ariko ndishimye cyane kugera kuri uyu munsi kandi ndashimira Imana. Ni iki wabwira Ezekiel? Ndamukunda kandi nzakomeza mukunde, nzamusengera. Thank you so much. Mumeze neza, muraberewe. Ubu ni ubukwe bwa mbere mbonye bwiza cyane hano Nairobi muri season. Ni ubukwe bwiza, mwambaye neza, decoration yari imeze neza, abakobwa bambaye neza, abantu babutashe. Hariho abapasiteri bagera mu ijana barenga baje kubera ubukwe bwanyu. Ubukwe bwanyu bwagenze neza, turishimye cyane. God bless you. Turabifuriza urugo rwiza. Thank you. MDTV show. Thank you. Twashaka umukobwa Venansia na Ezekiel ni uko ni bwiza nyine nk'uko babibonye, turameze neza, batubwiye ko bari bunateke, turi burye, buri kintu cyose bimeze neza, biryoheye ijisho, porogaramu imeze neza. Abantu ubonye ko baje mu benshi ntabwo bisanzwe. noneho ngiye cyantangaje haje abapasiteri benshi. Muri Nairobi hari abapasiteri bangana cyangwa bagiye bafana ahantu hatandukanye? Barasaba abakirisitu ni benshi cyane kuruta abakirisitu, ni benshi zema. Birashoboka ko wenda abantu ari abasitari mu buryo tutazi, cyangwa se barakoresheje irindi banga ryo gutumira, kubera ko ntabwo bisanzwe muri Nairobi. Twabonye igitangaza. Nanjye nabonye ari umukobwa agatangaza. Ikindi bari bambaye neza, ariko bambaye bariya babizwiho kuva nabamenye bambara neza. Noneho iyo bibaye ubukwe ntihatekereza kabiri ku kintu ari bwambare. wari uri kuri sayidi yanjye? Nanjye kuri sayidi ya Ezekiel niwe nshuti yanjye, twamenyanye mu myaka ishize 2017 kugeza n'uyu munsi. Nanjye nabonye ari byiza cyane byitabiriwe. Hanyuma hari indirimbo nziza cyane yaradushimije, mbega indirimbo niyo twe gisohoka narayumvaga nkayisubizamo. Iriya ndirimbo ni indirimbo nziza cyane. Nambara rinete ndabivuga, nambara rinete. Ngaho tubwire iriya ndirimbo abantu bashaka kuyumva bayisanga he? Ni indirimbo yanjye na madame, dufite ministry turarimbana, twakora yitwa
Salama niyo ya mbere ariko hari izindi zirindwi ziri kuri album ziri imbere zigiye gusohoka. Salama rero ukeneye kujya kuri YouTube ukandika Mubogora and Kamikazi, ariko kubera ko nta wundi Mubogora wa kuri YouTube uwo nanditse Mubogora kabisa, abandi bakora ibindi wenda bidatuma bajyaho, so ninjye wabashije kuza muri ibi ngibi. Kuri YouTube wandika Mubogora and Kamikazi, urabona ibintu byinshi. Hari indirimbo mwakoze ibintu byiza. Ushinzwe turi kuvugana Bonke wo muri Voice, tuvuga ko wakoze ibintu byiza. Life yawe yari itangaje. Mu ma life yabaye hano Nairobi yari life nziza, abaririmbyi baririmbye neza, bari bambaye neza, buri kintu cyose cyasohokaga kimeze neza. Turagushimiye cyane. Abakozi bawe bababwira iki? Abakunzi banjye ndabakunda, njye n'Imana turabakunda kandi tubayishimiye byinshi. Imana ibayishimigisha, nanjye mbashimiye indirimbo kuko Imana izanshoboza nzazibona. Thank you so much. So turi mu bukwe bwa Venantia na Ezekiel, ni ubukwe bwiza hano Nairobi bumeze neza, murabona ko twaberewe, we are smart, twatashye ubukwe bumeze neza cyane. Now tugiye muri reception. Thank you guys, mukomeze mukore subscribe, comment and share. We love you. Thank you Mubogora. Thank you too. My wedding day, mbega ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze, shaka